Abakurikiye gusengerwa twongeye kubaha ikaze abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze ni umwanya udasanzwe wo kuramya no guhimbaza turi kumwe n'abana bava indimwe mushiki na musaza bafite impano idasanzwe cyane yo kuririmba baririmbira Imana bagiye kubatungura cyane mukunda kubona mubona mu musaza we none yazanye na mushiki we ntibisanzwe bafite impano idasanzwe bagiye kudutaramira muri kano kanya mu mwanya w'indirimbo z'Imana tubahaye ikaze nibirangira tuzakurikiraho ndetse n'ijambo ry'Imana tubahaye ikaze muri kano kanya mukurikira igitaramo cy'abavandimwe Imana yagiye neza ibaha agakiza bari gukora Imana mu buryo budasanzwe tubahaye ikaze kandi namwe umuntu abashyigikire karibu ninde wahindura imigambi yawe Mana ninde wavuguruza icyo wavuze uvuze yego nawavuga hoya uvuze hoya nawavuga yego ninde wahindura imigambi yawe Mana ninde wavuguruza icyo wavuze uvuze yego nawavuga hoya uvuze hoya nawavuga yego ninde wahindura imigambi yawe Mana ninde wavuguruza icyo wavuze uvuze yego nawavuga hoya uvuze hoya nawavuga yego ninde wahindura imigambi yawe Mana ninde wavuguruza icyo wavuze uvuze yego nawavuga hoya uvuze hoya nawavuga yego uvuze yego nawavuga hoya uvuze hoya nawavuga yego uvuze yego nawavuga hoya uvuze hoya nawavuga yego igituma ndirimba nikinera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi iyo hari bingoye hirya hino na nzira numva ijwi ry'umukunzi ambwira ngo sininye iyo nduma ndirimba nikinera gutwenga nuko mfisa mahoro agatangwa n'isi
adashira nduwiwe nawe nuwanjye aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima mvisama hora adashira mvisama hora adashira mvisama hora adashira nduwiwe nawe nuwanjye aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima mvisama hora adashira mvisama hora adashira mvisama hora adashira amahoro adashira Yohana we wicecekera nshuti we intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje wicecekere Yohana we wicecekere nshuti we intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje wicecekere Yohana we wicecekere nshuti we intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje wicecekere Yohana we wicecekere nshuti we intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje wicecekere ibyananiye abamarayika y'umwami Yesu bose yarabishoboye ibyananiye abamarayika Yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye ibyananiye abamarayika umwami Yesu byose yarabishoboye ibyananiye abamarayika Yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye ibyananiye abamarayika umwami Yesu byose yarabishoboye ibyananiye abamarayika Yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye
muri wawe iteka ryose. Ayo maraso naya Yesu, cya kiganza nacyo nite, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Ayo maraso naya Yesu, cya kiganza nacyo nite, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakunda fasha abababaye bose. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakunda fasha abababaye bose. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakunda fasha abababaye bose. Wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Hallelujah. Life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, and all my life you have been faithful. Cause all my life you've been so good to me. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Imana ishimwe inshuti za gusengerwa, abamwe mudukurikiye mu gitaramo, ndabizi ko mwafashijwe n'abana bavindimwe baturirimbiye indirimbo nziza idasanzwe, barimo Imana wa Kristo, kandi nandavuze ngo Imana ibaho umugisha. Hirya y'izi ndirimbo ntago ndavuga ibintu byinshi bikomeye, ahubwo ndahita ninjira mu gusengera ibyifuzo. Birashoboka ko ufite icyifuzo, birashoboka ko ufite icyo cy'urwayi, cyangwa se ufite icyifuzo cy'idene,
Imana niyizi agahinda kawe, Imana niyizi umubabaro wawe, Imana niyizi icyo wifuza. Maze iminsi abantu banyandikira bambwira ati mwongeye musubizo ya gahunda yo gusengera ibyifuzo no kuramya no guhimbaza. Hanyuma turi mu nzira twenda kuwageraho kugira ngo tuyishyire muri gahunda muyikurikire, kandi tubahaye ikaze ngo urarike mugenzi wawe udukurikiye muri gahunda yo gusengera ibyifuzo ndetse no kuramya no guhimbaza. Kenshi muzajya mukunda kubona bano bana badufasha mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Reka rero twinjire mu mwanya wo gusengera ibyifuzo, kandi wemeye no gushyira komenti kuri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza, ukaba waduha n'ibitekerezo bw'ibyo wahindura cyangwa se wanashaka ukanabasabira n'umugisha. Hari igihe tuzakorana ikiganiro ndetse tubashyireho live mu bakurikire. Ni kaze ndagira ngo dusenge Imana. Mana, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Ijambo ryawe ryaravuze ngo ahari kurira kwarahira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Twicaye hano tuzi neza ko abantu badukurikiye ari benshi bari ku migabane itandukanye y'isi, kandi ni wowe twizeye, ni wowe ukiza imitima. Twemere Kristo kugira ngo umuntu wese udukurikiye muri kano kanya ahabwe umugisha nawe Uwiteka. Hari abantu bafite uburwayi bwananiranye, bafite indwara zananiye abaganga, bamaze igihe kirekire ku burwayi, barwaye batagira ikintu bakora, bari mu gitanda kwa muganga. Uwiteka, turasenze kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo zibagereho, ubakize kuko uri Imana ikiza. Waravuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije umugenzi. Nanjye nasize kugira ngo umuntu wari urembye, ameze nabi, afite uburwayi bwananiranye, yarivuje, ategereje gupfa, wongere umwongere n'imyaka yo kurama kugira ngo arusheho kubera umugisha isi. Uwiteka, tuzi kuri Imana yumva. Muri kano kanya ko gusengera ibyifuzo, dusengeye umuntu wese wicaranye idene rimumereye nabi, yabuze uwamurengera, yabuze uwamufasha, yabuze uwamwitaho, ariko turasenze kugira ngo Uwiteka umukorere igitangaza muri aya masengesho. Uri Imana igica inzira aho zitari, uri Imana igikoresha ugatungurana, ugahindura amateka ku muntu. Turasenze ngo umucire inzira, umukureho igisuzuguriro. Uri Imana ishobora byose. Waravuze ngo abantu barushye n'abaremerewe bagusange urabaruhura. Dusengeye umuntu uri gusengera ko wamuha ubwenge. Uri Imana itanga ubwenge, utanga ubwenge kandi uhindura amateka. Ibyo ari kwiga abashe kubifata. Twirukanye imbaraga z'abadayimoni zimunaniza mu izina rya Yesu Kristo. Muhe gutsinda, bimenyekane kuri Imana ishoboye byose. Dusengeye abadamu, Mwami Yesu Kristo, bamaze igihe kirekire basaba Imana urubyaro. Uri Imana itanga urubyaro. Uwiteka, Mwami Yesu Kristo, ijambo ryawe ryaravuze ngo ahari kurira kwarahira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nasenze Mwami Yesu gukora igitangaza. Uyu mubyeyi udukurikiye yakire gutwita kuko uri Imana ishobora byose. Ukura imigozi y'abadayimoni ku buzima bwe, uhindura amateka bimenyekane. Dufashe miri imbaraga zose z'abadayimoni zamurwanyaga, zatumaga adakikira ngo nawe yose, izo mbaraga turazirukanye. Uwiteka ushoboye byose, umuhe urubyaro. Dusengeye abandi badamu bafite icyifuzo, batwite. Uwiteka, turabizi ko Mwami w'abami hari intambara nyinshi, hari izigaragara n'izitagaragara. Dusengeye abadamu batwite, twirukanye imbaraga z'inzingo, twirukanye imbaraga z'impfu. Uwiteka Nyiringabo, ubahagarare muri bino bihe, muri iyi myaka ubahagarereho. Twirukanye imigambi ya shitani. Ubaho abana bazima, uzabaha abana bazima nabo batahari bazima, kuko uri Imana ishobora byose. Uri Imana ireba kandi uri Imana yumva. Urabizi, uri mu byo watwandikiye
yatwandikiye atubwira ngo mudusengere. Turasenze, umuntu yatinda kunda akayimaraho nk'umwaka urenga, Uwiteka ugaca inzira akabyara umwana muzima, kuko twarabibonye. Turasenze ngo Uwiteka umukorere igitangaza, umukureho igisuzuguriro, bimenyekane kuri Imana imukuyeho igisuzuguriro. Ushoboye byose, nta na kimwe kikunanira. Waravuze ngo musabe muzahabwa. Dusenge abantu bateze ibiganza bakwinginga ngo bahe akazi. Uwiteka uca inzira ubahe akazi, kuko uri Imana itanga akazi, uri Imana ica inzira aho zitari, uri Imana ishobora byose. Turasenze ngo Uwiteka wirukane igisubizo cy'ubukene, uca inzira. Muri wowe Yesu Kristo harimo akazi, harimo ubuzima, harimo impinduka. Turasenze ngo Mwami wiyerekane muri byose, uca inzira menyekane. Urakoze Kristo. Ibyifuzo ni byinshi, ariko nitwareka gusengera igihugu cyacu. Mwami w'abami, tanga umugisha, tanga ubuzima, tanga amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Hembura igihugu cyacu, hembura itorero, hembura abaririmbyi, hembura abavugabutumwa. Reka buri muntu wese ahembuke muri bino bihe. Mwami w'abami, uri Imana ishobora byose, nta na kimwe kikunanira. Dusengera abadukurikira, abadiaspora bari ku migabane itandukanye bakurikira gusengerwa, n'abandi bazafungura. Twatumugisha kuri bo, twatuye impinduka. Umuntu ajya kuri cano agiye gushaka icyamuhembura, umuntu ajya kuri cano agiye gushaka aho yakura ijambo. Turasenze ngo umuntu wese uzafungura udukurikiye ahemburwe n'iri jambo. Umwuka w'Imana amushyigikire, urwanye ibimurwanya, usenye imbaraga z'abadayimoni. Ukuboko kwiza kw'Imana Mwami Yesu Kristo kumbeho. Mwami tugushime kandi amakwe ujye ukorera abera bawe. Uri Imana ica inzira, wakora umuntu ubukwe ukamurinda kuruha, ukamukora igisuzuguriro bikamenyekana. Mwami nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Ngaho tugereza Mwami udufashe muri byose. Umuntu wese udukurikira umuhe umugisha kandi umwambike imbaraga. Waravuye ngo usaba umugisha tuzawuhabwa. Nanjye natumugisha ku bantu abadukunda ndetse n'abadukurikira bose, bamugisha muri byose. Natwe tugereza muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibagire neza. Umwanya w'amasengesho nakagaruka. Tuguhaye ikaze ngo udukurikire bino bihe. Turavuze ngo bye bye.